turahera hese tuhere he ubu niwe ugiye kutuyobora. Twongeye twabaha ikaze kuri Pin Rwanda rero muri ya gahunda yacu yo kubereka icyo ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bumariye abaturage. Twerekeje mu karere ka Nyanza. Aha mubona inyuma yanjye hari uruganda, ni uruganda rwa kompanyi yitwa Havira Mines Limited. Ni kompanyi ihuriweho n'abashoramari b'abanyarwanda ndetse n'abahindi. Kompanyi n'ubundi ikorera mu karere ka Nyanza mu murenge wa Nyagisozi, irimo irubaka uruganda rugezweho rutunganya amabuye y'agaciro. Navuga ko mu nganda zose zimaze kubakwa mu ntara y'Amajyepfo zitunganya amabuye y'agaciro, urunguru ari rwo ruganda runini, kuko ni uruganda kugeza ubu batararangiza kurwubaka neza, barimo bararweseya. Iyo rukoze amasaha 22 rushobora gutunganya amabuye y'agaciro mu bwoko bwa koruta, rukayabona atari munsi ya toni nk'uko abayobozi b'uru ruganda babitubwiye. Ariko nanone icyo ntabwo ari cyo gikomeye cyane. Igikomeye cyane ni ukureba ngo rumariye icyo abaturage. Reka dutangire tuganira n'abakozi bahawe akazi n'uru ruganda. Twabonye ko runafite umwihariko wo guha akazi abagore. Usanga ko muri uru ruganda abantu bakora ku mashaking tables abenshi ni abagore. Abagabo barimo ni bake, cyakora hari abagabo batwara imodoka zizana umucanga, hari abagabo nanone bakora ku mashini, ari kubona ko ari bake ugereranyije n'abagore. Abayobozi b'uruganda batubwiye ko hakoramo nibura 70% by'abakora kuri uru ruganda n'abagore. Abadasobanukiwe iby'inganda zitunganya amabuye y'agaciro, ubundi amabuye y'agaciro koruta, gasegereti n'andi mato, aya ngaya yenda kumera nk'umusenyi. Ubundi abadafite uruganda baracukura umucanga, bamara kucukura uvanye mu kirombe bakawushyiraho bita mu ikanyagiro, bagakanyaga bakoresheje ibitiyo, bakaza kuvanamo ibitaka, amazi akagenda atwara ibitaka, hakaza gusigaramo amabuye y'agaciro. Bibatwara imbaraga nyinshi cyane, ndetse bikanabatwara n'abakozi benshi cyane, ndetse hakaboneka n'umusaruro muke. Undi musaruro ukagendera mu mucanga, ugasanga abantu bakoze ari benshi, bakoze akazi kavunanye, hanyuma babonye umusaruro muke. Bitandukanye n'ibyo rero, icyo uru ruganda ruje gufasha nuko rwo rutunganya ibintu byinshi mu gihe gito, abakozi bakakora akazi katavunanye, kandi nanone hakaboneka umusaruro mwinshi. Reka rero dutangiye tuganira n'aba bakozi bakora muri uruganda, ariko baniganjemo abagore, batubwire uruganda rubamara iki. Dore ko bamwe bari kutubwira yuko ngo baguzemo amazu, baguzemo ibibanza, baguze moto n'ibindi. Abana b'abakobwa mu myaka 19 y'amavuko ntabwo bagisaba amavuta iwabo. Reka tubaho umwanya. Nge nageze muri Havira mu kwezi kwa 7 nyiva ku ishuri. Ikintu cyaninyiye cya mbere, naraje nsanga abamama bakoramo, mbona ko nanjye ngomba gukora. Ibyiza byanga nuko batanga akazi batitaye ngo uri umugabo cyangwa uri umugore, abantu bose babaha akazi nta kibazo. Ibyiza ikintu akazi kazamfasha nuko kazamfasha gukomeza amashuri yanjye, ubu ndasevinga nta kibazo, ndetse naguze n'amatungo amwe ndoroye. Hari n'ibikoresho byinshi nagisaba ababyeyi banjye, mbasha kubyigurira nta kibazo. Urabona ko abakobwa bari mu kazi hano muri Havira. Urabona rero abakobwa bari mu kazi hano. Ibingibi bambwiye ko babyita shaking table, nibyo bivangura amabuye y'agaciro n'umucanga. Hano hari abakobwa 1, 2, 3. Hano naho murabona ko nabo ni abakobwa. Iyi mine iha akazi abagore cyane, akazi abantu b'igitsina gore cyane kurenza abandi. Ubuyobozi bwabo bwatubwiye ko nibura abakora muri uru ruganda 70% ari ab'igitsina gore. Amazina yanjye nitwa Dusayimana Joseline, ntuye mu karere ka Nyanza, umurenge wa Nyagisozi, umudugudu wa Musongati, akagari. Umaze igihe kingana iki ukorana na Havira?
muri Havira ndakeka ko mamaze amezi agera muri 5 usanga abantu y'igitsina gore nyine nk'ina mu cyaro nyine nta kazi nyine usanga nyine ubushomeri ari bwose ariko njye narabyishimiye cyane ko Havira nyine yaje n'ahangaha nyine twanyine twabasha kubona amafaranga twasha twikemura ibibazo bimwe na bimwe tugenda duhura nabyo mu buzima busanzwe no kuba twajya mu matsinda nyine twabasha kuguza no kwiteza imbere. Ubundi se mbere bagicukura batarubaka uruganda ubundi abantu bakuragamo cyane babaga ari abana hakoragamo igitsina gabo cyonyine ko nibo hakoraga nyine abantu bafite imbaraga kandi urabizi nyine abantu bafite imbaraga cyane ni abagabo. Rero twebwe abakobwa ntabwo twakunda kwisanga muko bavugaga ko abakobwa nyine umukobwa agiye gucukura amabuye nyine kujya mu birombe nyine mu bagabo nyine ngo yaba yahindutse indaya nyine usanga nyine afata ukundi kuntu ariko nyine twe twisanzemo hano nyine twumva biradushimishije biratunezeza cyane. Banyita Nyirahabiyambere Jeannette nkaba mvuka mu murenge wa Nyagisozi mu karere ka Nyanza mu mudugudu wa Gashenzi. Havira ije mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro tukajya tujyayo nyine tuje kureba uko abantu bakora bajya guhembwa tukabona barabona amafaranga turi kumwe nabo nanjye ndavuga ngo ngomba kuba umucukuzi mu bacukuzi. Hanyuma rero bikumariye iki ni nk'iki bimaze kukugeza? Muri Havira mazemo imyaka 10 ndi umucukuzi. Havira yandihiriye abana amashuri makuru bararangiza. Abana bangahe? Abana 2. Yego. Bararangiza umwaka wa 6 segonderi. Mbasha no kuguramo inzu i Nyanza, mbasha no kuguramo moto. Waguze moto ugura n'inzu? Yego. Amafaranga hano mu bucukuzi? Mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro nkuramo n'inka ikamwa litiro 10. Uruganda rero urabona mbere twarakoraga tukinjira mu ndani ariko ibihe by'indani byararangiye noneho batuzanira amamashini baragenda bagatera umucanga bakawuzana bakawunyuza amaha mu ruganda ubwo ntaho tugikurira n'ibirombe turaza nyine bakawutunganiriza hano tugakora hano. Urumva ko ari ibintu byiza twinjiragamo tuvuga ngo n'ubundi kiratwica ariko ubu none aha turakora nta kibazo kandi turahembwa neza mu buryo bwiza. Iyi Havira ni ukuvuga ngo uko tumeze yaba abagabo yaba abagore ahangaha twese turaza bakaduha akazi nk'uko bisanzwe nta kuvuga ngo harimo umugabo cyangwa se umugore ntibamwemera. Uruhare runini urebye bumva ku gitsina gore cyane. Iyi Havira yo nk'uru ruganda yaziye igihe ku buryo rwose natwe twabyishimiye nta muntu ujya uburamo akazi ahangaha yaje kwaka akazi keretse ari wowe yenda ubigizemo uruhare ariko ubundi nta kibazo. Murakoze. Nanjye nitwa Uwizeyimana Berarisi. Yego. Nkaba maze imyaka 5 nkorera ino kampani ya Havira Mine. Nanjye ndi umwe mu bakozi bakoramo hano ariko tukaba dutunganya umusaruro hano ku ruganda. Ikintu maze kungezaho nanayishimira. Mbere twakoraga mu buryo butemewe tukora nk'abantu b'abahebye. Utaraza muri Havira? Ntaraza muri Havira. Wakoreraga he? Twakoraga dukora icyo bita kimayimayi. Mwaka gace n'ubundi? Mwaka gace. Ariko gihe Havira yaraje batangira kutwigisha baduha akazi. Baduhaye akazi iby'ubuhebyi twahise tubivamo kwako twahoraga twihishahisha. Ubu none kwihishahisha byararangiye. Ubu turi gufata amafaranga. Kurako ko ino kampani ya Havira ihemba neza. Nk'ubu hari ibyo nabashije kugeraho. Bwa mbere nkitangira guhembwamo bwa mbere nabashije kwiyubakira inzu. Maze kubaka inzu nzana umugore
none ubu nkaba mfite umugore n'abana babiri, nkaba narabashije kubaka inzu ho mu isantere ya Rurangaza zikodeshwa zicururizwamo, mbasha no kwigurira ikinyabiziga mu muhanda cya moto, ibyo byose mbikesha Havira. Ikindi uretse wowe muri rusange ubona ifasha iki, ifite uwuhe mumara aka gace mukorera? Aka gace iki umuntu cyose ari gukora kiragenda, ari abacuruzi yarabazamuye kubera abakozi benshi bayikoramo, yaba upima umusururu nawe abona icyashara arawucuruza akabona abakiriya, ari ufite resitora arateka akabona abantu baza kurya ibyo biryo batetse. Rero ino sosiyete tuyishimira cyane, yaziye igihe. Ibirombe wumvaga ngo byagwiriye abantu, ariko ubu ntaho umuntu agihura n'ikirombe ngo cyamugwira, kwa ko ari mashini zisigaye zitera imicanga. Nyuma rero yo kuganira n'aba bakozi, reka noneho tuganire na Gasare, umuhuzabikorwa w'iyi kompanyi ya Havira Mines Limited, hanyuma nawe atubwire icyo uru ruganda rugiye guhindura muri aka gace mu guteza imbere abaturage n'ibindi. Murakoze cyane, nitwa Gasare Toneste, nkaba ndi umuhuzabikorwa wa kampani yitwa Havira Mines Limited. Maze imyaka 17 nkorera Havira. Twatangiye ducukura gakondo dukoresha ibitiyo, tukabona umusaruro muke, twafataga nka 25%. Ibindi byaragendaga byaraducikaga. Rero twacukuye gutyo, ducukura imyaka 3, ducukura uko nguko. Nyuma y'itatu rero twaje kubona abashoramari b'Abarabu, dukora ubushakashatsi twabukoze imyaka 4. Ubushakashatsi bwatwaye miliyoni 6,400,000 by'amadolari. Twakoze drilling, ducukura tujya hasi mu kuzimu muri metero 200. Kubera ubushakashatsi twakoze burambuye, ibirimo hano muri mine yacu turabizi, tuzi ingano yabyo. Bishobora no kwiyongera uko idolari rigenda rizamuka, niko n'amafaranga twari buzakuremo icyo gihe dukora ubushakashatsi yarazamutse. Kubera idolari, twakoze ubushakashatsi idolari riri hagati y'amafaranga 600 na 700. None idolari rigeze mu 1460 nandarengaho gake. Rero urumva ko nubundi amafaranga twari buzakuremo icyo gihe yariyongereye. Rero turimo gukora ubushakashatsi byaratugoraga cyane, kuko icyo gihe ntago twari tugicukura ngo duhereze abantu akazi. Twakoraga ubushakashatsi kandi dukoresha abanyamahanga, nibo bari benshi n'abanyarwanda bakeya. Icyo gihe rero twabaga dufite ibibazo, kuko twarwanaga n'abantu baza gucukura bitemewe, ariko twifashishije Reserve Force ikorera mu karere ka Nyanza, idufasha kurinda ibyo bintu neza. Rero icyo gihe dukoresha Reserve Force, twahaye aba Reserve Force 28 mu gihe twari turimo dukora ubushakashatsi, baradufasha. Uru ruganda rwacu mu isaha imwe rutunganya toni 50. Isaha imwe toni 50 y'umucanga. Rero uru ruganda rukora amasaha 22. Ku munsi rukora amasaha 22. Ko bamwe bakora amanywa, abandi bagakora nijoro, ntirujya ruhagarara ruba rwaka. Rero nkuko nabibabwiye, turateganya ko nibura tuzajya dufata toni 2 z'amabuye atunganijwe neza ku munsi. Ariko uruganda ntiruzura neza, hari ibyo tugitunganyamo. Nibura ubu tumaze gukora, kugira ngo rukore neza, tumaze gukora
gutunganyaho kugira ngo rukore neza uruganda tumaze gutunganyaho 60%. Urumva hari 40 isigaye kugenda tubona ibigenda biburamo tubitumiza tubikura hanze no kugira ngo bigere ahangaha hanyuramo umwanya. Rero turatekereza ko uruganda nitumara kurutunganya neza 100% nk'uko bikwiye tuzajya tubona nibura tone 2 za korota ku munsi. Ubu ntabwo turimo kuzibona kuko nk'uko nabibabwiye nibura turabona toni irenga. Ntabwo ari nyinshi kuko iyo dukuyemo ibishoro ibiki usanga atari nyinshi. Ntabwo turarutaha, turakesea, tuzarutaha neza tumaze kurutunganya neza 100%. Hano nje kubereka aho imicanga iva kuri mining aho tuyicukura bayidepa hariya none iva hariya aho tuyidepa iza mu ruganda. Aha niho hambere yinjirira. Ukomeza ugenda utwereke. Rero iyo ikamyo igejeje hano yisuka hano, iyi mashini ikayimanura iyishyira muri iyi mashini. Hari kubera ibihe bikorwa. Ahangaha ibikorwa birimo kuhabera nuko umucanga twavanye muri mining uzamo hano kugira ngo iyo bihageze urabona ari amazi arimo arakubitira umucanga bimanuka muri iriya mashini. Rero ahangaha habanza ni umucanga wavuye kuri mining tuwushyiramo ahangaha ukamanuka ahangaha. Iyo ugezemo hano rero uhita umanura ukajyana muri iriya mashini y'ikaraga. Iriya mashini y'ikaraga uraza kuyibona iri hariya hepfo. Ni ukuvuga ko igikorwa cyaha cyo kiba kirangiye, ni ukugira ngo uyu mucanga uhereze kiriya gikaraga. Ubaka ngaka n'akamazi? N'akamazi nako. Komeza ugenda utwereke ntacyo. Turanyura ahangaha. Turanyura hariya. Aha kabiri buriya iyi mashini irimo iravangavanga umucanga. Iravangavanga umucanga. Uyu mucanga niwo umanuka ukajya muri ariya majigi. Ziriya ni jigi. Iyo umaze kumanuka ahangaha bimaze kuwuvangavanga bimanukana n'amazi bigahita bijya muri iriya jigi. Aha naho mubona ni ahantu h'amabuye atabashije kumeneka neza arimo umwanda. Ahangaho hacaho ibimeze nka garaviye. Garaviye biri hariya hirya urabona iriya mashini ahiri niho ni ukuvuga ngo iyi ngiyi ikora irabimanyagura. Irabimanyagura. Igahita rero hari ihita yohereza amabuye atafite korota atari ay'agaciro ikayohereza hariya hakurya. Ubundi bwoko bw'amabuye se nabwo ifite ubushobozi bwo kuvangura amabuye y'ubwoko nka bumwe. Ivangura kasegereti na korota. Ku buryo kasegereti na korota irabivangura birabifata. Sawa. Tunyure he noneho? Hano. Urabona iriya mashini yamaze kubivangavanga ibiti bimanura hano n'amazi bihita biza mu majigi hano. Aya majigi rero nk'uko ubibona urabona ko igenda izamura. Igenda izamura gutya nayo igenda ibikora ku buryo ijugunya umwanda amabuye agasigaramo hasi. Ari amabuye niyo amanuka hano muri izi jige nanone ntoya. Urabona ko ntago bingana ubunini. Izi nini zakira byinshi. Ari nikomeza nkusobanurira iriya mashini imaze kubivangavanga imaze kubikaraga ihita ibishyira muri aya majige. Izi jige rero urabona zitwa jige. Izi ni jige. Aya majige urabona ko ari manini. Izi zo hepfo urimo urazireba ni ntoya kuri izi za ruguru. Ni ukuvuga ko izi ngizi zakira ibintu byose zirimo umwanda rero zihita zihereza ziriya zamaze kujugunya umwanda byagabanutse. Hariya hasigaramo iki? Hasigaramo amabuye ariko arimo n'umwanda utari mwinshi. Rero iyo bivuye kuri aya majigi bihita bijya hepfo ku matebo, checking table. Nitugera hepfo urabura checking table niho dufatira amabuye y'agaciro. Yanyuma tuyafatira kuri ziriya checking table. Ngira ngo ni nk'ibitanda biba bimeze nk'ibintu by'ibitanda. Bya bitaka byagiye urabubireba.
nibyo bisohoka ibitaka hariya. bimwe bigenda bijya hariya bya bindi bimeze nka garaviye hagasigara kandi gacanga gatoya turakabona tugeze hepfo birimo biranagenda byumutse. dupite Tupite hapa. Okay, hakuna shida. Aha rero turacyakomeza dusura uruganda rutunganya amabuye y'agaciro rwa kompanyi yitwa Havira ikorera mu karere ka Nyanza mu murenge wa Nyagisozi. Gasare agiye gukomeza afatanya n'abandi bakozi b'iyi kompanyi bagenda batwereka. Nkuko mubibona rero murabona ko ari uruganda rugezweho bitandukanye na bya bindi abantu bakanyaga bakoresheje ibiti. Reka akomeze agende atwereke atujyane ntare ya hepfo aho tuze kureba koko ibi bintu twabonaga hano haravamo amabuye y'agaciro ameza. Twagiye checking table nkuko nabikubwiye iyo amabuye avuyemo hari avanze n'umucanga ariko umucanga woroheje kuko garaviye ziba zamaze kugenda biza kuri aya ma checking table. Izi checking table rero nizo zibitigisa gutya nkuko ubibona amabuye akagira iruhande rumwe n'imicanga ikagira iruhande rumwe ari ibisigaye uducanga dutoya tumeze nk'umunyu dusohoka tujya hari urabona aho irimo kwe. Rero izi checking table nizo dufatira amabuye yanyuma. Aya nyuma ruhukire piriye. Aya nyuma iyo bivuyemo hano biramanuka bikajya muri ziriya zo hepfo nizo ziyafata ya nyuma amaze kuba neza. Hano haba hakirimo umucanga ariko umucanga muto umeze nk'umunyu kuko umunini uba wamaze kufakoresha. Hanyuma rero undi mucanga wavuga uti umucanga ko hari ari byinshi ubu noneho byagiye hehe. Ziriya jige zirawujugunya ukamanuka ahangaha ukamanuka mu matiyo ukajya hari hakurya. Ni ukuvuga ko uyu mucanga udashobora kujya kwangiza imigezi ko kujya hakurya hari hakurya rero tuhafite depo y'iyo micanga ku buryo imaze kuzura dufata amakamyo akaba ashobora kwijyana. Tukaba turimo no guteganya ko iyi micanga ivamo hano tuzajya tuyigurisha abantu bajya. Ikindi ni iki? Amabuye uko muyavanamo uko tuyafata murayareba hanyuma tujye no kubereka aya mazi akora mu ruganda ajya he. Iyo avuye mu ruganda asaba agiye ntago aba agiye. Urahari hari imashini zindi ziyagarura mu ruganda ku buryo tuba tugomba kuyakoresha igihe kinini. Ngo mukora recycling. That is fine. Rero no mazi niyo mpamvu mubona ari hariya tuba tugira ngo twongere tuyagarure mu ruganda. Kazi keza. Meze bo. Niriwe. Amabuye ari he? Biriya byose mwabonye biturukira ruguru byose biraza bikaruhukira bigera ahangaha twatangiye gufata amabuye umucafu cyangwa umwanda wavuyemo. Mubona biriya biba byaturukira ruguru imashini bijugunya hano hanyuma amabuye azangaha. Rero aha niho tuyafatira kugira ngo hano wareba iyi jige niyo yanyuma ifata amabuye. Iyi shaking table se ubundi ifite ubuhe buhanga bwo kujondora amabuye? Iyi shaking table urabona ukuntu imeze kugira ngo nimba uzi intara cyangwa urutaro urabona ko iriya mashini irimo kuyitigisa gutya irimo iragosora. Harimo utuntu rero tumeze nk'imigongo y'amabati. Iriya migongo y'amabati amabuye kubera ko aba afite uburemere ameze nka sumaku iyo ntabwo agenda agumaho. Kuvuga ngo ibi birimo biramanuka ubu ni imyanda byose. Ni imyanda. Iyo bimaze gushiraho ni mukuramo amabuye y'amatayari aba yahise azamo hano urabibona nkangaha. Ni ukuvuga ngo aha hanyerera urabona nka
urabona ko hano tayari amabuye yo harimo amabuye y'agaciro. ahita azamo Ukuvuga ngo aha hanyeretse niho amabuye y'agaciro akatira kuri araza ruhande. agahita akatira hano akaza Mu gihe ibiriya biremereye binyura bigenda nk'ubu urimo urabireba hano ubayanika arayafatira aya ngaya niyo ameze That is nice. Nkuko mubibona rero twatangiriye ruguru aho imodoka ziva muri mine zizana umucanga nyine uba ukivanze n'ibitaka n'amabuye y'agaciro byose bivangikiranyije ari byinshi. Batweretse aho babisukamo hariya ruguru, batwereka uko umucanga ugenda wivangura n'amabuye y'agaciro. Aha rero niho hanyuma umusaruro ubonekera, navuga ngo niho bayarurira. Iyi bayita shaking table. Iyi shaking table rero ivangura imyanda ya nyuma iba yasigaye, ikayivangura n'amabuye y'agaciro. Ibi mubona ubu ngubu harimo amabuye y'agaciro, hasigayemo imyanda mike bazakuramo. Urabona yuko nyine hakirimo tube duke, ariko amenshi arimo ni amabuye y'agaciro nk'uko Gasare n'aba bakozi bakora muri uru ruganda rwa Havira barimo barabitwereka. Reka dukomeze tugenda tuganira, noneho baze no kutwereka ya mabuye bayumutsa bati kazi keza ni sawa. ubona hameze nk'imiheka isanzwe, ntabwo ari imiheka dukoreramo. Hano amazi aba yaturutse iriya ruguru mu majige. Hano haba harimo amatapi ameze afite utuntu tw'ubwoya. Ni ukuvuga ko yakorota imeze nk'umunyu nk'ifu ifatirwa muri aya matapi afite ubwoya. Ubu hano naho amabuye y'agaciro arimo. Iyo tutakimanura amazi hano duhita tuza gukura aya ngaya mabuye aba yaje hano. Aha ngaha iyo umuriro ubuze imashini ihita yiyatsa. Tuingie? Aya nayo ni amabuye ya korota, bakirimo n'umwanda mukeya, tuba tugiye kuyashyira muri siparateri. Ndaje mbereke siparateri yizi. Siparateri iyi niyo siparateri nimara kwaka irimo yituruna, ndabereka uko ikora. Aya rero ni amabuye aba agiye kujya muri siparateri. Nk'uko mubibona iyi ni siparateri. Aha ngaha hacamo korota yavuye n'umwanda, dutatu nk'uko mutureba. Aho ngaho niho amabuye aturuka yamaze kuvamo umwanda. Aka ko ku ruhande nako murakabona, aka ngaka ko kavamo umusenyi uba wasigaye mu mabuye. Amabuye ngaya murayabona, ngaya tuyavana aha ngaha tuyashyira muri siparateri. Rero amabuye ahita ajya ukwayo, hanyuma n'umwanda ukajya ukwayo. Umwanda urimo imicanga uca ukwawo, hanyuma n'umusenyi ugaca ukwawo ari wo bavuyemo amabuye, wasigaye mu mabuye igihe twawuvanye mu mazi. Hanyuma amabuye akabona kuvamo atunganijwe neza ajya ku isoko. Murayibona siparateri, murayibona neza. Nguko rero siparateri birimo gukora. Kiriya kintu ubona kimeze nk'umubirikira nicyo tumenamo amabuye, ariko aba kivanze n'umwanda. Nuko nguko aho niho tuyamena, hanyuma akagenda yikanga afashe ibyo bintu biri hasi bimeze nk'ingasire, nabyo bibasha kuyatunganya neza, feri ijya ukwayo, hanyuma n'amabuye akajya ukwayo. Murakoze cyane, kugira ngo mwabashe kubibona neza. Uyu
turi kumwe ni Gasare Toneste, ni umuhuzabikorwa wa kompanyi yitwa Havira Mines Limited ikorera mu murenge wa Nyagisozi mu karere ka Nyanza. Ari kutubwira uko iyi mine yagiye itera imbere ikava ku bushakashatsi gucukura bakoresha tekinike twita za gakondo, binjira mu ndani cyangwa se bakora open pit, ariko mu gushaka amabuye y'agaciro bagakoresha ibitiyo, bakaba bageze hano kuri uru ruganda. Gasare Toneste rero arakomeza asobanura ko iyi kompanyi ikorera ya Havira hari ibikorwa by'iterambere nibamara kuzuza uruganda neza abazakora bikomeza guteza imbere aka gace ko mu murenge wa Nyagisozi mu karere ka Nyanza. Ariko mu minsi iri imbere bagiye guha abaturage bamwe amashanyarazi n'amazi. Kuva twazana uruganda turabungabunga ibidukikije nibura 90%, kubera ko nta micanga ikijya mu migezi. Icyo cyarakemutse. Ikindi nta bantu bakiza kwiba amabuye, kuko hari uruganda twahaye abantu benshi akazi, bituma abandi bagombaga kujya kwiba amabuye bagabanyuka. Bagabanyutseho nka 95%. Ikindi aha abantu kubera akazi twatanze kandi tusohora amafaranga menshi, byatumye abantu bashobora no kwivuza biboroheye, kuko batanga ubwishingizi mu kwivuza. Ntago mituweli bayibura, kuko hano buri kwezi nibura hajya amafaranga menshi. Hanyuma rero utubwiye ibyo kubungabunga ibidukikije, guca ibikorwa by'ubucukuzi bitemewe n'amategeko. Abaturage bina uru ruganda ni iyihe nyungu nirumara kuzura murabona bizamarira iki abaturage muri rusange? Uruganda nirumara kuzura dutangiye kubona umusaruro nk'uko tubyifuza, kandi umusaruro urahari, turabizi, twakoze ubushakashatsi, urahari mwinshi. Rero turimo tuzakora ibintu bibiri. Tuzaha abaturage amazi, hanyuma tubashyikirize n'umuriro abari muri aka gace, kuko umuriro nk'uko mwabibonye twarawuhagejeje. N'ibyo bintu bibiri bikomeye twifuza kubikora kandi vuba. Murateganya guha amazi akahe gace? Turateganya guha amazi mu mudugudu wa Nyamagana na Gashenzi. Urumva umudugudu wa Gashenzi uturanye n'uwa Cyahafi. Ayo mazi bazajya bayakoresha, na Nyamagana nayo ituranye na Musongati. Bazajya bahurira kuri ayo mavomo. Urumva ni imidugudu ine. Hanyuma ibirebana n'amashanyarazi byo? Ibirebana n'amashanyarazi tuzabanza guha ku bigo by'amashuri n'urusengero. Urumva n'abaturage birahari bitayafite. Birahari bitayafite. Muzakuramo ibihe bikorwa, muzazana amapoto, muzishyura byose, muzabesitara mu nzi, ikizaba ni iki? Amapoto amwe yatangiye kuhagera nk'uko mwabibonye, arahari. Ni ugufata kuri ayo ngaho, ni hafi cyane ngo ziraho ngaho. N'amapoto rero umuntu ntiwajya kumuha umuriro ngo umubaze ipoto. Ibyo byose tuzabikora. Uretse ibyo rero, igitangaje umwihariko twabonye muri iyi kompanyi nuko iha akazi abagore benshi cyane. Uruganda bakoreshamo abagore benshi cyane tugereranyije no mu zindi kompanyi. Nkuko munabizi na leta yacu ishishikariza abantu ko imirimo yose nibura abagore bayibonekamo 30%. Aha rero siko bimeze, bararenga. Dufite 70% y'abagore bakora hano mu ruganda, bakora ku checking table, aho umusaruro usohokera. Abagore rero twababonyemo ubunyangamugayo. Kuva twatangira gutanga akazi, twagiye duhura n'ikibazo cy'abantu baba bashaka kutwiba ku mabuye yabonetse. Rero kugeza ubu ngubu nta mugore twigeze tubona cyangwa umukobwa atwiba. Niyo tumaze kwibona gutyo turavuga ngo none abagore ubwo ari inyangamugayo cyane, n'abagabo
ni inyangamugayo, ariko cyane ni abagore twabonye muri mining nibo b'inyangamugayo. Niyo mpamvu twafashe umubare munini wo gukoresha igitsina gore. Hanyuma ndimo ndareba amazi na bya bitaka mu bibungabunga muti. Hari amazi ibintu bivamo hariya. Ibi ngibi duhagazeho nibyo byavuyemo hariya. Nibyo byavuyemo hariya. Imashini yarabijugunyira, urimo urabibonera bijugunya hano, hanyuma tukazana wiriroda ikabisunika ibijyana. Amazi muyabungabunga mute rero kujya atajya kwangiriza abantu? Amazi nk'uko ubibona, amazi yo dukoresha yo turayafata. Dufite ibyangombwa byo gukoresha aya mazi, ikigo kibishinzwe cyarabiduhaye. Rero turayafata, aya mazi amanuka mu matiyo yamaze kuba meza. No kuvuga amazi imicanga nayo yamanukanye niyo micanga yavuye mu ruganda agumamo hano muri ibi bidamu sa nk'uhagara hariya turimo turahabona. Aruhukira mu ki udutungiye urutoki. Aya mazi rero nk'uko urimo kuyabona yavuye mu ruganda, birasohoka, urabona ntiwanabona haca, aca mu matiyo. Hari amatiyo aca hasi mu kuzimu, akambuka hari hakurya urayabona ariya matiyo abiri. Hariya hari akazuka, hari n'amatuwarete, n'ubwiherero. Imbere yaho biriya bintu mbona bimeze nk'ibisuruye. Hariya rero ni ariya matiyo urimo kubona yabyoherejeyo. Aya ngaya niho aruhukira. Ariya matiyo niyo aruhukira. Ajyanamo amazi, ayo mazi niyo asukuma uwo mucanga w'amadeshi wavuye mu ruganda. Rero iyo ugeze hariya uguma hariya urabona biriya bintu bimeze nk'ingunguru, ziriya n'ingunguru zirimo utuyunguruzo. Utuyunguruzo dufata uriya mucanga hagasohoka amazi gusa. Nuvuga ngo ariye iyo bivuye aha bijya hariya hafi na hariya mbona akazu bisa nkaho bisuruye cyane. Hanyuma amazi agasohokamo ajyamo hariya, agasohokamo ajya muri kiriya kidamu. Rero impamvu asohokamo ari ariya mazi gusa, haba harimo akayunguruzo. Rero iyo ageze muri kiriya kidamu cyo hepfo cya kabiri, naho hariyo amatiyo manini arimo akayunguruzo, harimo amatiyo manini aca mu kuzimu, arimo akayunguruzo kayungurura noneho ku buryo nibiba bishobora kuducika hariya hejuru, akandi kayunguruzo ko hepfo gahita kabifata akamanuka amazi neza. Aya ngaya agaruka hano rero. Aya ngaya agarukamo hano urimo urabibona. Hano urabona hara zirangunguru ziri hejuru. Mu hano mu mazi. Ni yaba yavuyemo hariya? Buriya harimo amatiyo n'utuyunguruzo. Buriya abafite uko babikoze ku buryo ari zirangunguru buriya. Nizo zituma nta mwanda ushobora kuzamuka muri ayo matiyo ngo azibye amatiyo. Babura hari moteri zihita zizamura amazi, buriya tugiye hepfo mwazibona, izi zose izi ngizi. Ziriya ni moteri. Ziriya moteri nizo zongera zikagama amazi hano. Rero azamuka ari meza kubera ko harimo utuyunguruzo tundi turimo kuyayungurura. Hanyuma isoko muyakuramo iri hafi hano ubundi se? Amazi tuyakura muri mwogo. Yakura muri mwoga akazamuka mu matiyo. Ayo matiyo ni nayo yongera akamena muri idamuzi, noneho akavamo hano sasa zano. Ni ukuvuga ngo ntabwo amazi avamo hano muri mine ngo ajye kwangiriza abaturage? Ntabwo avamo. Kuko iyo urebye munsi y'ibi bidamuzi abantu banahinga, harasa neza, urabona ko hatuje. Turizeza abanyarwanda yuko aha ngaha dufite amabuye kandi menshi. Rero nk'uko bamwe bajya bavuga yuko amabuye mu Rwanda nta mabuye ahari, amabuye arahari menshi muri iki gihugu, kubera ko twakoze ubushakashatsi bwimbitse tugukora imyaka 4. Rero turizeza abanyarwanda yuko dufite umusaruro uhagije kandi ko ibintu byavuyemo hano bizagirira abanyarwanda akamaro. Murakoze. Ese mucukura kuri hegitari nka zingahe? Dufite hegitari 400. Ni mine nini. Nyuma yuko tuvuye ku ruganda kubereka uko uruganda ruha akazi abiganjemo abagore, none haha tugeze tugiye kubereka wa mucanga uvamo amabuye y'agaciro uturuka he. Aha ni mu kagari ka Rurangazi kuri site ya Nyamagana n'ubundi mu murenge wa Nyagisozi mu karere ka Nyanza. Uyu turi kumwe ni Gasare. Gasare yababwiye ko ari umuhuzabikorwa
wa Havira. Hanyuma rero Alfred ni umujorogiste, niwe ushinzwe kumenya ngaha hari amabuye cyangwa nta hari. Ibikorwa by'amabuye y'agaciro birimo birava hano muri ino misi, ari mu batekinisiye babyihisha inyuma. Reka Gasare afatanye na Alfred bagende batwereka ubundi ubwoko bw'umucanga bacukura ahangaha uvamo amabuye y'agaciro ni bwoko ki. Gasa tugende. Ubu hano iyi modoka iri gupakira umucanga, iri gupakira ubu ngubu. Ubu uriya mucanga urimo ibiki? Urimo amabuye bwoko ki? uyu mucanga urimo amabuye ya koruta. None se ubona kamyo kagenda ku ruganda, kagenda tukakanyaga muri ruganda, tubona amabuye. Nayo mabuye twayishira muri kategori. We have a category A, B and C and West. Now, according to the vein, because we have two vein. This is the first vein. What you call ifiro in Kinyarwanda? Exactly. We call ifiro in Kinyarwanda. This is the first vein and the second vein passed there. Ari kutubwira yuko muri aka gace hafi n'aha turi hari amafira abiri. Iyi ni ya mbere, hari inyuma naho hari indi. Yego. Ifiro, when we take one track here, it means that the low quantity we get in one track, because this track we consider it as 30 ton of sand according to our grade in this sand. We suppose to get 15 or 18 kilo per track. For one track. Yes. It means that in the level we are, we get per ton 0.5 gram instead of 500 gram per ton, according to the level we are. Yes. Then when we go down, it will increase. How much do you expect? According to because we do diamond drilling, Yes. we know up to 200 meter. When we reach on 120, it will increase. Down, it will increase. It means that we will get per ton 1 kilo. Ngo Alfred arimo aratubwira ko uko bazagenda bacukura nibagera muri metero 120 z'ubujyakuzimu, amabuye bakura mu modoka imwe ihetse umucanga aziyongera. Ngo kuri toni imwe, niba iyi modoka ibihetse toni 30, kubera ko bakiri hejuru bari gukuramo ibiro 18 muri toni 30. Ariko nibagera kuri metero 120 z'ubujyakuzimu, iyi modoka izajya ivamo toni nako ibiro 30. Yego. By'amabuye y'agaciro mu bwoko bwa koruta, kuko toni imwe izajya ivamo ikiro. Yego. That is nice. And the second vein there, we are thinking that we are in top. When we will go down, according to the report, it will be narrow. Izagenda iba yegerana. Yego. According to the report we have of drilling. The second one or this one? This one and this one, they will be same. Nukuvuga ngo ari kuvuga ko uko bazagenda bacukura ifiro bajyamo hasi izagenda yegerana. Yego. Hanyuma uko ifiro izagenda yegerana niko umwanda uzaba muke, hanyuma haboneke amabuye y'agaciro menshi. Yego. How much do you expect to get? For that, as we make analysis report, because all this we put on laboratory. It's laboratory who tell us when those two veins will be both one vein. Yes. Mineral will increase because mineral come down, it not come on top. We expect when we reach the two vein on one vein, we'll expect to get 1.5 kilo. 1.5 kilo. Yes, per ton. Per ton. But it will be very, very deep.
So And, that for one truck maybe you will get 45. 45 kilo. Oh. Muri make mu byo tuganire na Alfred cyangwa se Alfred ubwo ni ushinzwe ibya geology n'ushinzwe kumenya iby'ubutaka buvamo amabuye y'agaciro hano muri Havira, atubwiye ko ubu ngubu bakiri hejuru barimo baracukura nibura truck imwe cyangwa se imodoka itwara toni 30 barimo barabonamo ibiro bya koruta biri hagati ya 15 na 18, ariko nibagera muri metero 120 z'ubujyakuzimu bazajya babona nibura ikiro kimwe kuri toni kimwe cya koruta y'ibitaka y'umucanga bajya gukanyaga. Bivuze iki rero? Bivuze ko aho ngaho bazaba babona nibura mu ikamyo imwe ibiro 30 bya koruta. Hanyuma rero hano hari amafiro ngabiri, uko bagenda bacukura bajyamo hasi ifiro igenda yegerana, ubundi hejuru hari ifiro inyanyagiye, uko yegerana rero niko imyanda igabanukamo. Uko bazacukura bajya hasi bivuze ngo umucanga bazajya bacukura uzajya uvamo amabuye menshi tugeranyije nayo barimo barabona uyu munsi. Bivuze iki? Nibura toni imwe y'ibitaka izajya ivamo ikiro n'igice cya koruta. Bateganya ko mw'iyi modoka bapakiramo ibiro bigera nako toni 30, ubwo bisobanuye ko bashobora kuzajya bakuramo ibiro 45 bya koruta. If we go very well, it will take 10 years. From we are now Doing open pit? open pit, Yes. it will take 10 years because we take from this part we take up to down there, we take 25% of the pit. It means that the big part remaining, because we are saying that we cannot open all on one time. Alfred ari kutubwira ko aha turi niba hacukura bagendeye ku bushobozi bw'uruganda bagacukura buri munsi nibura bizatwara imyaka 10 bacukura. Uko yatubwiye ko nibura bazacukura ubujyakuzimu how many meters deep? We focus to go 250 meter down. Uko yatubwiye ko bateganya ko bazacukura nibura ubujyakuzimu metero 250 bacukura aya mafiro ya hano bazacukura imyaka igera ku 10 yose. Hanyuma rero nyuma y'iyo myaka 10 mine yabo ifite hegitari zigera kuri 400, ubwo ni mine nini, ariko haracyatuyemo abaturage, ubwo abaturage bazagenda babimura bazakomeza gucukura. Iki rero ni ikimenyetso cy'uko mu karere ka Nyanza mu murenge wa Nyagisozi hari amabuye y'agaciro kandi meza mu Rwanda. Ubwo ni mu Rwanda hose, ni ikimenyetso cy'uko mu Rwanda hari amabuye y'agaciro kandi meza. Ngayo nguko rero twasuye kompanyi yitwa Havira Mines Limited, ikorera mu murenge wa Nyagisozi mu karere ka Nyanza, by'umwihariko aha turi ni kuri site ya Nyamagana. Nyuma kuva gusura uruganda, ariko by'umwihariko twanarebye icyo iyi kompanyi cyangwa se kompanyi zikora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro zimariye abaturage. Baje nyine kutwereka aho bakura wa mucanga uvamo amabuye. Mwumvise uko bigenda bihinduka, mwumvise ibya tekinike uko babibara biba bifite ba nyirabyo. Alfred yabidusobanuriye, ni umugeologiste, abo twita abageologiste. Ubwo nabuze terime nyayo y'ikinyarwanda, ariko buriya wayihimbara ariko reka noye kuyihimba. Abaduhimbira amagambo ya Mugu ubwo bazabireba, cyangwa se wanasanga inahari kuko ntayizi. Murabyumvise rero, mwumvise aho ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bwemewe n'amategeko butandukanye n'ubunyogozi. Illegal mining yica abantu, irabakenesha, iremamo abaturage ubwihebe. Mwajyaga mwumva ngo za Nyagisozi, Nyumiriya, za Gahunga ngaba ntungo bateye abacukuzi barabakomeretsa ngabahebyi, ngo abantu babafunze bakekwaho ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bunyuranye n'amategeko. Nubwo ibyo biba, ntabwo bikuye ko hari aho haba hari ubucukuzi bwemewe bufite icyo bumariye abaturage. Ndetse uko mu bice bitandukanye by'igihugu hagenda haza kompanyi zikora neza, zikora inganda zidacukura kinyogozi, zitangiza ibidukikije,
zitarekura amazi ngo ajye kwangiriza abaturage. Ntusange aho kompanyi ikorera utahatandukana n'aho abahebyi bakorera. Hari ahantu ugera ugasanga aho kompanyi ikorera ugasanga ibintu by'ibizi biramanuka bijya mu migezi, ugasanga bakanyagira mu migezi, ugasanga barangiza ibidukikije. Ariko hano bitandukanye n'ibyo, amazi barafata bakora icyo twita recycling, babungabunga ibidukikije, bakoresha imodoka zabugenewe, ndetse n'amabuye asigara ntabwo ari menshi cyane asigara mu myanda. Nitwa Daniel Dushimumuremyi nk'uko nabibabwiraga. Iyi ni Pini Rwanda, mukomeze muyikurikire. Hanyuma rero niba udukeneye, kompanyi yitwa Pini Media Rwanda Limited itunganya amashusho neza, ibatangariza amakuru y'ibibera iwanyu muri kompanyi zanyu. Mukomeze mukurikire iki kiganiro, niba wamaze kukireba gisangize n'abandi nabo bakirebe, ubabwire ngo buriya koko nubwo twumva abahebyi, nubwo twumva bakora ubucukuzi bunyuranye n'amategeko, hari abandi babikora neza kandi cyane.